twaje muri aka karere kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Twe nk'abafana ba Liverpool ntago dufana gusa umupira. Abantu babona ko gufana ari ugufana gusa by'umupira, ariko twe turenga imbibi z'umupira tugatekereza no ku gihugu cyacu. Dufite inzibutso nyinshi ziri hirya no hino mu gihugu, ariko buriya Murambi ni rumwe mu nzibutso zifite amateka akomeye asa n'ayihariye unagereranyije n'ibindi bice dufite hirya no hino by'u Rwanda, kubera ko usibye ko Jenoside nubwo yanakozwe kimwe mu gihugu hose, ariko buriya buri hantu hagenda hagira umwihariko waho. Ahangaha rero tuvuga amateka yabo ntabwo duhera muri 1994 gusa, kuko tugiye muri 1994 twaba twirengagije ko yateguwe igashyirwa mu bikorwa. Dufite ibyumba 24 birimo imibiri 1200 idashyinguye, igaragara uko yarere yicwa, iy'abana, iy'abakuru, abagore, abasaza, bafite bari no muri position zitandukanye. Abenshi bagerageza gukingira imitwe, muraza kubona amaboko azamuye cyangwa se basaba imbabazi abicaye. Bundi iyo umuntu avuze abafana akavuga imikino, akenshi ari ryatekereza ko ari ibyo gusa murimo, ariko ni igikorwa gikomeye kuko buri imikino ihuza abantu kandi ni uburyo bwo gutanga na message rero mwatanze binyuze mu kwigomwa, mugategura gahunda yo kwibuka, mukaza gusura urwibutso rwa Murambi. Ni message yakwiriye igihugu cyose. Ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira. Babujijwe ubuzima bwabo kubera uko bavutse, ni nayo mpamvu tudashobora kwibagirwa, kubera ko bavutse nk'uko natwe twavutse. Kandi mu by'ukuri intero y'uko mubabona hano n'abo bandi bataje ni uko Jenoside itazongera ukundi. N'urubyiruko turabizi ko hari ingengabitekerezo nyinshi ziri hirya no hino, ziri kuri social media no mu biganiro bisanzwe abantu bamwe namwe barabivuga, ariko twebwe twiyemeje kubirwanya. Byashoboka ko mwari kuza mugasura mukagenda, ariko mwatekereje no kuremera no gufata mu mugongo abacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye. Ubundi ntabwo bisanzwe ko abona ikipe nk'iyi ngiyi ibona inkeshanu. Mwakoze ibishoboka byose muri igomba kugira ngo mubashe kuremera aba bantu, Imana isubizaho mwakuye. Inka y'Imana ikandagirira turi izi nka rero dutanze hano uyu munsi ni igihango gikomeye kiri hagati yacu nabo tuzihaye n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'umurenge. Twazifatiye na assurance kugira ngo nibura haramutse hagize ingaruka zimwe zibaho abazihawe batongera guhura n'ibibazo. Cyambere cyo reka tubanze dushimire iki gikorwa kibaye gikozwe n'abafana ba Liverpool, cyane cyane ko badufashe mu mugongo nk'abacitse ku icumu, nk'abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Rimwe na rimwe ugasanga ubuzima twari turimo bwaragiye busubira inyuma, ariko kongera kuturemera ubuzima, kongera kudusubizaho icyizere cyo kubaho, nicyo gikorwa kibayeho cyo kugira ngo twongere kugira icyizere cyo kubaho bundi bushyashya. Si ubwa mbere tubikoze, iyi ni inshuro ya 10 tubikoze. Tugenda mu turere dutandukanye dutanga izi nka kugira ngo dushobore gufasha cyangwa kuremera abasizwe iheruheru n'ibyago byagurira igihugu cyacu ariyo Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo nibura bashobore kubona ayo mata. Liverpool babizi ko ari amateka twagize nk'iki gihugu, kandi buri mwaka nkuko nabo bibuka bari abantu 96 bapfuye baguye muri stade, bazi ko ukwezi kwa kane kuri twe no kuri bo ari ukwezi gukomeye, tujyana nabo mu kibazo gikomeye cyane. There's a golden sky